Burya mu buzima tunyura muri byinshi, bimwe bikaba ari byiza ibindi ari bibi, ariko se burya imyanzuro dufata ijyana n'ibyo twanyuzemo bihurira he, cyangwa se ni irihe tandukaniro tugaragaza? Burya imyanzuro dufata n'uburyo tubaho nibyo bigena ibizatubaho cyangwa se uburyo tubaho mu buzima bwacu. Tugiye kuzajya tubagezaho inkuru y'umukobwa Linda, ubuzima bwe, intambwe ze, ibitekerezo bye ndetse n'imyanzuro afata uburyo bimugiraho ingaruka, ndetse n'amasomo y'uruhererekane tuzajya tubagezaho mu bice bitandukanye by'inkuru zacu. Dutangiranye abakobwa babiri bari mu iduka ricuruza ibintu bitandukanye, harimo iby'ubwiza ndetse n'imyenda. Barimo kugenda baganira, umwe aramubwira ati ibi bintu nzabikoresha turimo gukina ya drama yacu ya Romeo na Juliet. Undi ati se koko uzabikoresha? Ati njyewe nzajya aho nzaba ndi umunasi. Undi ati nanjye nzakina role nzaba ndi Romeo ndetse na Juliet, aho nzaba ndi Juliet muri abo ngabo. Undi aramubwira ati se ko mbona ibyo bintu bihenze urabigura iki, kandi nzi ko twese turi abakene? Undi aramubwira ati reka nkwereke uburyo ndabigenza bino bintu nkabigura. Yegereye umucuruzi wari uri aho ngaho urimo kwakira amafaranga, umukashiya yari umusore ukiri muto cyane. Undi yarebye ku mufuka aramubwira ati ndabona witwa Brad. Brad ni izina ryiza cyane. Ati se wandebera bino bicuruzwa uko bigura? Undi aramurebera aramubwira ati ni amadolari 75. 75 yose? Ayo mafaranga ntayo mfite, ko ari menshi cyane se. Brad aramubwira ati jake niko ibyo bicuruzwa bigura. Wa mukobwa yitwa Linda aramubwira ati none se nta buryo wabigenza Brad, nkabona uburyo nishyura, wenda ukampa discount cyangwa se ukabinyishyurira. Brad aramubwira ati ntabwo ibyo bishoboka, cyo bikoza naguha discount ya 30% gusa, byibuze ukishyura 30%, tukakwishyura 30%, ukishyura andi 70 asigaye. Umukobwa yitegereza hirya no hino aramubwira ati ariko Brad, wageze uko bishoboka kose yishyura 50% by'igiciro cyabyo gusa. Ati ko ndaguha nimero yanjye. Brad asa n'ujijinganya ariko aramubwira ati nta kibazo, dore nimero yanjye ngiyi. Linda niko yabwiraga Brad ayandika ku gapapuro. Hanyuma Emily bari kumwe ku ruhande arumirwa. Tugaruka ku ishuri bari muri resitora bagiye kurya. Emily ndetse na Linda barimo kugenda bafata ibiryo, ariko Linda we ntafata ibiryo. Emily amubajije ati kubera icyo wowe udafata ibyo kurya? Undi aramubwira ati amafaranga rega nayakoresheje ngura za makeup. Ati makeup se zari ngombwa kubona nyine kurya ari byo bya mbere, cyangwa se izo makeup ntabwo urakoresha ibindi? Emily aramubwira ati ariko ubwiza bwanjye nibwo nkoresha kugira ngo mbone ibyo nshaka, izo makeup ziratuma urushaho kuba mwiza. Undi ati rero Linda aramubwira ati rero mfite na physique, isomo rya physique ngomba gukora projet yaryo, ndi gushaka uburyo nabigenza, nkashaka umuntu ubinkorera nkaza kubona amanota meza. Emily aramubwira ati se ayo manota meza wayakora ko nzi ko mwarimu wa physique ari umugore utamuzana ibyo by'ubwiza bwawe? Undi atekereza rega nzabikwereka ubwiza bwanjye buryo ukonesha ayo manota meza. Undi ati ntacyo nzaba mbireba. Ubwo hahise yinjira umusore muto. Linda aramwegera ati Nelson. Undi ati nibiki Linda we? Ati ndabona umeze neza, urimo gusa neza muri iyi minsi. Ati se amakuru y'iminsi? Undi ati nimba niriga. Undi ati se nimugoroba urakora iki? Ati ndaza kuruhuka nyine n'imikino yo kuri internet bita Minecraft. Undi ati se none waje kumfasha mu bijyanye na physique ko numva mfite umwanya? Nelson ati nagufasha nta kibazo. Ati duhurire he? Muri library iwanjye cyangwa se wanyu? Undi ati nta kibazo, ubinkorera wowe ubinyoherereze muri uyu mugoroba. Nelson arabyemera.
aramubwira ati ntacyo ndabigukorera. Tudatinze Linda ati se none ntabwo ko nashyiriwe, ntabwo waba ufite amafaranga ku ikarita yawe nkabasha kugura ibyo kurya ko numva nshonje? Nelson ati nta kibazo rwose ndaza kugufasha kubigura, bishyire ku ikarita yanjye. Ubwo Linda yafashe ibyo kurya aragenda atanashimiye Nelson. Tugaruka hakuno ubwo abakobwa barimo kwitoza ibijyanye n'isomo rya drama, aho bagombaga gukina role ya Romeo na Juliet, ariko bagombaga kubanza gutoranya. Ariko Linda we ntacyo byamubwiraga, ahubwo yakomezaga kwireba no kwitira twa make-up tuzamura ubwiza ndetse no kugaragaza nyine ko ari icyo kurusha abandi. Emily yaramubwiye ati ariko ubwo Linda uri mu biki? Waretse tukitoza bino bijyanye n'iyi role ya Romeo na Juliet, undi atarega role nzayibona, ubwiza bwanjye se hari icyo butakora? Ubwo Emily akomeza kumubwira ati ariko mukobwa uribeshya, ubwo bwiza bwawe rwose urabufite, ntabwo twabishidikanyaho, ariko ntacyo buzakumarira. Hari aho uzagera ukabona ubwo bwiza bwawe ntacyo bukumariye. Kugira ngo ugere ku ntsinzi ni uko ukora. Burya gukora nibyo bituma ubasha kugera ku ntsinzi, ntabwo ubwiza aribwo bwawe nyine bwakugeza ku ntsinzi. Undi aramubwira ati ziba aho ngaho, ati nzakwereka uburyo ubwiza bwanjye buzangeza kuri byose nshaka mu buzima. Undi ati se urabona turi gukora amasaha menshi wowe wibereye muri make-up, urumva ko ibyo hari itandukaniro bizakugezaho cyangwa se hari intambwe bizakugezaho ibyo byo kugaragaza ubwiza? Arega hari abantu batitegereza ubwo bwiza bwo bakareba ibikorwa byawe. Undi ati byihorere sha, uzabibona ko uzagera kuri byinshi, ndetse n'izo nama zawe ntazo nkeneye rwose. Bakomeza kuganira, ariko Emily agira inama Linda, ariko Linda ntayumve, ahubwo akarangazwa n'ubwiza bwe, ndetse ukabona amagambo bamubwira yaciye amazi, arimo kumubwira ati ubwo bwiza bwanjye buzantunga ndabizi, ndi mwiza, abagabo barankunda, icyo nshaka nakibona mu buzima, ndetse buno bwiza bwanjye nabukoresha nk'intwaro nkagera ku byo nshaka byose. Director wagombaga kubakoresha bijyanye n'iryo somo rya drama yarinjiye, ndetse rero n'umwarimu wa drama yarabasuhuje, hanyuma arababwira ati nizere ko mwiteguye neza, noneho reka turebe ibyo mwateguye cyangwa se uburyo mwitoje gukina iyi role ya Romeo na Juliet. Bakomeje kugenda baganira, ari nabwo Director yitegura kugira ngo abashe kubakoresha icyo kizamini, cyangwa se abashe kureba abiteguye kurusha abandi. Ariko Emily yakomeje kubwira Linda ati ibyo urimo uzazabyicuza nshuti yanjye, ndabizi ko kugira ngo ugere ku ntsinzi bisaba gukora, ntabwo ubwiza gusa bwakugeza ku ntsinzi. Urimo kwishuka, urimo kwibeshya rwose. Director amaze kwitegura, batangiye gukora audition, batangira kugaragaza impano bafite. Habanje Emily avuyeho yagomba gukina role ari umunasi, ndetse hakurikiraho n'abandi bagomba kugaragaza impano bafite. Hagiyeho Wendy nawe agaragaza impano afite, ndetse n'uburyo yiteguye gukina role ya Romeo na Juliet. Yagombaga gukina ari Juliet, ndetse agaragaza uburyo ibintu yabifashe cyangwa se uburyo yiteguye. Wenda avuyeho hagiyeho undi nawe yagiyeho ni Tatiana nawe yagaragaje impano afite, ndetse agaragaza uburyo yiteguye. Nawe yagombaga kuvuga ndetse no kugaragaza uburyo yiteguye gukina role ya Juliet ndetse na Romeo. Bagombaga kubikina mu isomo rya drama, ndetse bagahabwa n'amanota. Si ibyo gusa, bagombaga kubikina bakaba bashobora no kubona buruse muri kaminuza ya Harvard cyangwa se Carone University, aho bagombaga nyine kujya gukina role za drama cyangwa se za drama bitewe n'iyo role bakinnye. Emily nawe yaraje atangiye kugaragaza impano ye, ariko we yaje yimaringa agaragaza ubwiza bwe, ndetse arimo no kwirya, agaragaza ko ari umuntu w'agaciro ufite ubwiza butangaje. Director yabaye nk'arangaye, atwarwa n'ubwiza bwa Emily, ntiyita ku byo yavugaga. Emily yavugaga amateshwa,
ndetse akavuga ibihabanye n'imirongo y'ibyo bagombaga gukina. Umukobwa umwe witwaga Wendy yashatse kumukosora, Director aramubwira ati ariko byihorere, ibyo ngibyo ndabyirengagiza. Emily yakomeje kugaragaza ubwiza bwe ndetse arimo kugaragaza ko nyine yiteguye gukina Romeo na Juliet, ariko mu by'ukuri ntabwo yari yiteguye, ndetse n'ibyo yavugaga yarabivangaga kubera ko atigeze yitoza cyangwa se ngo asome imirongo yagombaga kugenderaho cyangwa se ibyo yagombaga kuvuga mu gihe arimo kugaragaza iyo mpano ye cyangwa se arimo gukina. Ariko Director we yari yarangajwe n'ubwo bwiza bwa Emily yakomeje kugenda bugaragaza, ariko Director nawe agatwarwa. Birangiye Director yaje kubagaragariza amanota babonye ndetse n'uburyo yabonye biteguye, agomba no guhitamo agomba gukina izo role. Bwa mbere yarababwiye ati byari iby'agaciro kugaragaza impano zanyu, rwose ndabishimiye, mwakinnye neza ndetse biragaragara ko mwese mwiteguye, ariko hagomba kugenda bake cyangwa se gutambuka bake. Role y'umunasi ihawe Emily niwe ugomba kuyikina, wakinnye neza rwose. Emily yari inshuti ya Linda ndetse niwe umugiraga inama mu bintu byose. Role ya Juliet, Director akomeza kuvuga ati igomba guhabwa Linda rwose niwe watsindije iyo role ya Juliet. Bose barumiwe kubera ko Linda yari yakinnye nabi ndetse n'ibyo yavugaga byagaragaraga ko atabizi, ariko barumiwe nta kundi bagombaga kubigenza. Baragiye. Emily yakomeje kwitoza ibyo azakina agenda anabisubiramo, hanyuma Linda we akomeza kugenda yitera za makeup, yishyiraho za maske ndetse kugira ngo abashe kunoza ubwiza bwe, ndetse nyine we yakoraga igishoboka cyose kugira ngo agaragare neza ndetse no kugira ubwiza bwe akomeze kongera intwaro. Ariko Emily we yakoraga cyane, akitoza agasubiramo amasomo ndetse ibyo yakoraga byose yashyiragamo umuhate, ndetse bikagaragara ko ari umwana ufite intego, ufite n'aho yifuza kugera. Ariko Linda we yari umwana utazi ibyo ashaka mu buzima, uretse gukoresha ubwiza bwe kugira ngo abashe kugera kuri byinshi ndetse n'ibyo yifuza. Nta kindi kintu yakoraga uretse gutera inzara, imiti itandukanye, kwishyiraho amamasike kugira ngo akuremo inkovu mu maso cyangwa se abashe kurambura mu maso, ndetse n'ibindi bigaragaza ubwiza no kwitera za makeup. Emily yagendaga agira inama Linda yo kugira ngo ibyo bireke ahubwo abashe gukora. Undi aramubwira ati ariko uribeshya, ati ndabizi neza ko mu gihe cya drama 90% abantu bareba ubwiza naho ibyo uvuga bakabireba ku 10%. Ndabizi neza ko nzatambuka neza kandi rwose nzatsinda. Emily we yaratangaye ku gatima atura ikigoryi. Twagarutse hakuno aho bagomba kugaragaza impano bafite. Director yaratangiye, ndavuga wa mwarimu wa drama ati bagore namwe bagabo mwakoze kuza, tugiye kureba drama ya Romeo na Juliet. Abana baritoje neza biteguye kuyikina. Tugaruka hakuno, Emily abwira Linda ati se uriteguye neza? Undi ati nditeguye neza nta kibazo. Ati ndabizi nubwo ntabizi neza ibyo ndibuvuge, ariko ndabizi neza ko ubwiza bwanjye buri burangaze ntibite ku byo ndi kuvuga. Twaratangiye dutangira kuri Romeo ari kumwe na Juliet. Uwakinnye Juliet mwibuke ni Linda, kandi Linda ntazi ibyo agomba kuvuga, ariko mama we yaritoje neza ndetse ati rwose barimo gukina. Ubwo ugomba gukina Juliet ari we Linda yabuze icyo avuga. Ubwo Romeo aramwongorera ati reka vuga ibi. Tugaruka hakuno barimo kugenda baganira ari nabwo bakina ya drama imbere y'abantu, bikagaragara ko Linda atitoje neza ndetse na mwarimu we bikagaragara ko yatewe ikimwaro n'ibyo Linda arimo gukina. Linda nyine yararimo gukina ari Juliet. N'abantu bari biteguraga cyangwa se barebaga iyo mikino yabo barumirwaga bati si umuntu ko atazi ibyo arimo, ari gukina, ibi ni biki koko?
na role ya nyuma aho Juliet agomba kwitera icyuma agapfira iruhande rwa Romeo yayikinnye nabi rwose, abantu baratungurwa ndetse abantu barumirwa. Ubwo barangije Emily yakomeje kugira inama, agira inama Linda, watumye tugaragara nabi, ibyo wakinnye rwose ntabwo ruzi ibyo ari byo, ariko ubundi wagiye witoza nk'abandi. Undi aramubwira ati sha byihorere, njye ntacyo bimbwiye kandi nabikinnye neza n'abantu barangajwe nabyo. Tudatinze Nelson yarinjiye muri karase asa n'uwakerewe, ahereza mwarimu agapapuro. Hanyuma ntuza Linda atangira kwitisekesha ati urangura ibyo kurya saa sita. Nelson ati narakumenyerega, ati ntabwo uzongera kunzana iyo mikino yawe, watumye nkukorera isomo rya fizike nkora umwitozo waryo ndetse mbasha no kukura ibyo kurya. Ati narabimenye na wa muhungu n'inshuti yanjye uriya wabikoreye muri butike. Ati ndabizi iyo mikino yawe urimo gukina. Ubwo mwarimu ahagurutsa Linda ati reka nze nkubuze ikibazo Linda, dusobanurire difference cyangwa se ikinyuranyo kiri hagati ya convex ndetse na concave. Linda ati arya iminwa, ati rega ntabyo nzi. Mwarimu ati ntabyo uzi ko nabonye mu mikoro wakoze yawe ya fizike wabisobanuye neza. Ati cyangwa se wowe wikoreye fizike. Ubwo Linda aramwara areba hasi. Hashize akanya gato barasomye nk'aho ishuri rirangiye, amasaha yo kwiga arangiye. Linda ashatse gusohoka, mwarimu aramubwira ati guma aho ngaho aricyo nshaka ko tuganira. Ariko hagati aho nayo Emily bamwereje video aho ntuza yakinnye nabi, aho Linda yakinnye nabi role ya Juliet. Ubwo mwarimu ahamagara Linda kugira ngo baganire ku masomo ye ndetse n'uburyo imikoro yatayikorera, ahubwo n'ibyo mukore ugasanga ntabwo abizi. Tugaruka hakuno, Emily arimo kwitoza, arimo gusubiramo umwitozo ijyanye n'ibya drama, aho yagombaga gukina ari umunasi ndetse muri bya bindi bagomba gukina bya Romeo na Juliet. Linda yarinjiye aza gusaba imbabazi Emily. Ati Emily rwose ndakwinginze, babarira ibyo wambwiraga nasanze ari ukuri. Ndabizi neza ko ntabasha kugera ku ntsinzi cyangwa se ku kintu icyo ari cyo cyose ntabashije gukora. Buno bwiza bwanjye burimo kunshuka. Ndakwinginze nyemerera dukorane imyitozo ibijyanye na biriya bya drama, ntazongera gusiba cyangwa se ngo masebye. Emily yabaye nk'ushidikanyijeho, ariko ageze aharemera. Aramubwira ati ntacyo, wowe tuyisubiremo, twige ibintu nyine tubisubiremo turebe uburyo wabifata nawe. Emily yahaye karibu Linda, anamuhereza impapuro zo kugira ngo aho drama yabo bari yanditse, aho amascript ya drama yari yanditse kugira ngo bashe kubisubiramo. Batangiye kugirana inama kubisubiramo ndetse no kubifata mu mutwe imirongo bagombaga gukina ndetse n'uburyo bagombaga kubikina. Barabyitoza, barakora cyane, bakora amanywa nijoro. Emily akagenda afasha Linda, akamwereka ati kosora utu, ndetse bajya no muri rehearsal. Byose bibikora neza kugira ngo babashe kuzatambuka neza. Byagaragaraga ko rwose Linda yahindutse ndetse yabonye ko ubwiza bwe ntaho buzamugeza. Burya baca umugani ngo ubwiza bwawe bwakwinjiza ibwami, ariko ubwenge bwawe nibwo bugena igihe uzahamara. Burya ubwiza bushobora gutuma ubona amahirwe runaka, ariko ayo mahirwe kugira ngo uyagomane bisaba ubwenge. Niyo mpamvu ubwiza butakwiye kugushuka kugira ngo wirundurire mu bwiza gusa wumve ko nta kintu wakora utabashije kugerageza andi mahirwe, cyangwa se utabashije kugira ngo wige ubumenyi unakore cyane. Ubwo bwiza bwawe bushobora gutuma ubona amahirwe runaka, ariko ni byiza ko ubasha kuba ufite n'ubumenyi cyangwa se ubwenge bwo kugira ngo ya mahirwe uyakoreshe neza. Ubwo bakomeje kwitoza ndetse no kubikora nk'aho ari bya nyabyo, no kugira ngo bazitware neza muri drama yabo. Basubiye muri drama ya Romeo na Juliet, hanyuma Linda bikora neza. Role ya Juliet ayikina neza rwose, abantu baranezerwa kandi bamuha amashyi, bishimira uburyo yakinnye ndetse byagaragaraga ko yahindutse.
yitoje neza kandi ibyo arimo abizi bitandukanye na mbere. Mbese byagaragaraga ko harimo itandukaniro, utamenya ko ari n'abantu bamwe bakinnye role ya mbere ndetse n'iyo ya kabiri. Abantu barebaga iyo drama amarangamutima yabo yarazamutse, baranezerwa, bamwe bararira kubera agahinda batewe na scene ya nyuma ya Juliet aho yicengezaga icyuma mu mutima abikoreye Romeo. Inkuru ya Romeo na Juliet ni inkuru izwi cyane, ndetse ni inkuru yasize agahinda itera akababaro benshi, yanditswe na Shakespeare. Romeo na Juliet bakomokaga mu bwoko bubiri bw'abantu baziranaga, ndetse ubwo bwoko bwaraziranaga, ariko abo bana bo babirenzeho babasha kugena urukundo rwabo, nuko rwose bitagenze neza bikarangira bose bapfuye, umwe apfanye n'undi, byose bikagenda gutyo bitewe na rwa rwango imiryango yabo yanganaga. Twagarutse nyuma bamaze gukina ya role, batangira kuganira. Emera abwira Linda ati wabikoze neza, ati wakinnye neza rwose, ndakwishimiye, uri inshuti nziza rwose, ndabona ibyo nawe wakubwiye wabikoze. Tudatinze umwarimu wigishaga drama muri Harvard yarinjiye, ahamagara Emily ati Emily, wakinnye neza rwose, ati byaragatangaza, uri umukinnyi mwiza, nakunze uburyo wakinnye, ati dufite porogaramu muri Harvard University tugomba gufunguramo ibijyanye na drama, ati se waza tukaguha buruse y'ubuntu ukabasha kubyiga neza, noneho ukazajya ukina ugakina imbere y'imbaga nyamwinshi. Emily yaranezerewe cyane, ati ndabyemeye, ati rwose ndagushimiye cyane kandi murakoze kumpa iyo ofa, ndayishimiye cyane. Ubwo tukiri aho areba wa mwarimu wo muri Harvard, arahindukira areba Narinda wakinnye ari Juliet, ati nawe wakinnye neza, nashaka kuvugisha, ati rwose nawe waza iyo porogaramu ukayijoyininga nawe cyangwa se ukayijyamo, wakinnye neza, twabyishimiye, muzazane mwembi tubemereye buruse y'ubuntu. Ubwo mwarimu yakomeje kubaganiriza, nabo banezerewe n'ayo mahirwe babonye yo kujya muri Harvard kandi ku buntu kwiga ibijyanye na drama. Ubwo bose baranezerewe, hanyuma bajya kwiga mu ishuri ryisumbuye muri kaminuza Harvard. Burya mu buzima ubwiza ni ingenzi cyane kandi bwatuma ubona amahirwe runaka, ariko se amahirwe uzayagumana igihe kingana iki mu gihe nta bwenge ufite cyangwa se utitoje gukoresha amahirwe neza? Uko byagenda kose ntugashukwe n'ubwiza, ahubwo ubwiza bwawe uzamenye ko burya ukeneye n'ubumenyi n'ubuhanga. Burya kugira ngo ugere ku ntsinzi bisaba kuyikorera no kuyiharanira. Gukora cyane rero nibyo bizaguha amahirwe kurusha gutyaza ubwiza ukoza akarenge ukitera make-up ngo ubwiza bwanjye nibwo buzampa byose. Abo bagabo bashobora kuguha byose cyangwa se kuguha ibyo ukeneye, ariko burya ibyo bintu ntabwo bizahoraho, kandi ubwiza burya nabwo ntibuhoraho. Ushobora guhora n'ikibazo bwa bwiza bwawe bugatakara cyangwa se bukagenda. Ese burya byagenda gute mu gihe utiteguye cyangwa se nta bumenyi ufite bwagufasha kubaho muri iyi si yo guhangana? Wakora subscribe niba ari bwo bwa mbere, tuzajya tubagezaho inkuru zitandukanye zivuga ku mukobwa Linda, ndetse zose ni amasomo y'ubuzima.